muratwumva bajije kugaruka ibyo kugaruka byo tubishyire ku ruhande yego wenda reka tuganire detaye ngize amahirwe n'abumvaga yego umvamo umusore sinzi izina rye bafite amajwi yenda gusa niba ari Peter niba ari sinzi ariko benda gusa ugenda kimwe nta Peter nta Gakwandi numva avuga ngo perezida we ndashaka kubwira yuko ibyo mwahimbye mwebwe byitwa utani ntabwo nigeze njya mu matsinda yariyo yose twebwe twashinze ikipe ishingiye ku gukora kuguyigana kuri competition ishingiye kuri fairness ngira ngo ibyo twarabikoze n'ubonye ikipe yacu mu mikino no mu migenzereze yarabibonye ikindi ngira ngo ndi mu bantu benshi bagaragaje kutanyurwa n'ibyo dukorerwa mu bijyanye n'ubutabera bwo mu kibuga ndetse ngira ngo hari inzandiko twandikiye federation mu bihe bitandukanye urumva hari ama-interview twakoze menshi hari ibihano twafatiwe twe tubona ko ari bya ubwabyo ari nko kuvuga ngo ceceka aho kugira ngo ikibazo wenda gikemuke sibyo ariko reka tujye muri rusange uyu munsi wa none ninde utifuza yuko twabona competition irimo fairness twese nicyo twifuza nubwo twakibuze none reka ngubaze uyu munsi wa none mutekere niba Gasogi ivuye y'ubwayo ikabishobora kuba yavuga niyo leta ntabwo ari kuvuga numvise wenda umuyobozi wa liga avuga ngo ntacyo nagaragaje ariko ibyo nibukije mu bihe bitandukanye ku federation izi complaints zacu mu buryo burambuye muribuka ikibazo twagize kuri match ya Rayon Sport sibyo yego umwaka ushize ikibazo twagize kuri match ya Rwamagana umwaka ushize ikibazo twagize kuri match ya Rutsiro umwaka ushize ibyo byose ni ibintu biri well documented sibyo mwarabibagaragaje mwagiye mubibagaragariza wenda mu cyetse wenda niba secretariya uko hahindutse ingoma abashije bazitwika yego ariko twebwe twumva twaze tuvuga ngo mu bihe bitandukanye twabonye yuko gutya ngira ngo ntabwo ari ngombwa ko tujya kuri detail kuko iri amace ntabwo ariyo mace yonyine twavuga ko twahereyeho unarebye no mu nyandiko ntabwo tuvuga ngo niyo mace gusa sibyo kuko dutsinzwe mace nyinshi kandi ko twatsinzwe mace zose siko twavuze yuko dufite ikibazo sibyo ndatekereza ko tumaze gutsindwa mu mace menshi pe turumvikana rwose ikindi usubundi mbaza iki kibazo gifitwe na Gasogi gusa aho natwe nicyo twibaza kuki mudatera nawe ngo mufatire n'imyanzuro hamwe bibe byagira icyo bibyara y'abantu badashobora kuba byibuze wavuga uti ndahagara muri position yo kuvuga ko iki kintu gutya kidakwiriye cyangwa se ukabivuga inshuro nyinshi genda ku rugero rumwe cyangwa rwihuse wabonye match yacu na Rayon Sport muri phase retour yejo bundi yego none se uko ayibonye nubwo twayitsinze nta kintu ubona kidasanzwe wabonye kirimo rwose tuveyo none se akabazo k'amatsiko wabonye match ya Kiyovu na Bugesera Ngabo nziza Patrick sindi uvuga amazina Ngabo isonga warayibonye nayo byaragaragaye wabonye match ya Etoile de l'Est na Sunrise wumvise amakuru yayo nayo ngo nagahuma mu none se wumvise match ya Sunrise na Police ewe ho hari n'abahaririye umutwe ubwo rero unosa twese tuzagende abantu bakura abandi amenyo nibyo mushaka oya nta wabishyigikira so ivyo bintu rero niba umuntu agaragaje ibintu akavuga ati ibi bintu bimaze kurenga hageragezwe igikorwa ese ubundi nkubaze utekereza yuko ninde wungukira muri aka kavuyo nta numwe sibyo nta numwe ababa batsinze ariko president abo bashobora kuvuga bati twebwe kuko hari n'abajya bigamba ngo 3 na 3 ngo waba wayibye waba wakoze ibishoboka byose 3 ngo agataha oya ibyo bintu nakubwiza ukuri ntabwo byakunda at the end of the day biraza aho kuba siporo bikaba polemique ubuse mubaza akazo k'amatsiko sibyo ne turakumva utekereza ko uyu muhungu yitwa nde
uriya wafatiwe ibihano muri polisi Ndizeye Samuel ubu se kariyeri ye ntabwo irangiye oya ubu yagiye ariko nyamara nubwo yakoze ibidakorwa ariko reka turarebe wayi sibyo ariko perezida ikibazo twibaza hari ibintu byinshi mu byo mwabagabo mwe mubona ariko ntekereza yuko igihe kirageze hagira igikorwa niko mbitekereza none kuki abayobozi b'amakipe b'amakrebe nk'uko wari ubivuze ati ntabwo ari ikibazo cya Gasogi ngewe nicyo nibaza kuki mudahuriza hamwe imbaraga kugira ngo ibi bintu mwe mwagira uruhare mu kugira ngo bicike ngewe ntabwo ndimo simvugira abandi kuko izo nshingano sinzifite ndavuga ibyanjye ariko n'ibyo mvuga ni ibigaragara muri rusange ibyo umuntu ashobora kubona kuko umupira ubera ku kibuga Perezida hari abibaza cyane kuri timing y'igihe umwanzuro wafatiwe ariko reka nkubaze igihe umuntu arwariye nicyo agira kwa muganga kuko no ku ruhande rwa ligue baravuga bati shampiyona iba yatangiye n'amakipe yakina ndatekereza yuko reka nkoresha urugero umukuru w'igihugu yakoresheje nko kujya muri resitora ukagira food poisoning ariko ntunagaragaze n'ejo ugasubirayo ubwo rero reka twumvikane ntabwo ari ukuvuga ngo hari igihe cy'umuntu agomba gushinyiriza ese ubundi kuki ukomeza gushinyiriza urabizi ko ikibazo gihari kuki ukomeza kukibamo ushimishe ndetse ukomeza ushimishe abateguye shampiyona ngo irangire uri mu kumbiya Perezida ubundi iki cyemezo cyaje direct kuri uriya mukino nyuma ye wenda y'ibyo mwabonaga bimaze kuba too much cyangwa mwana mukimaranye igihe none se genda urebe inshuro twaje simwe kweje mwirwaga mubikoreraho urwenya ngo no tariki 20 ngo na 7 mu myaka 2 ishize ngo yavuze ko ikipe yahagaritse none rwarongera aragaruka bigaragaza ko ari ibintu byari bimaze kuba cumulative biza biba umuntu aceceka ubundi gihe nafashe icyemezo cyo kutongera kuvuga ku bintu bijyanye n'ibibera mu kibuga kugira ngo ibyo wareba guhera rusozo yatangira urumva ariko erega ari byinshi none perezida ubu ngubu twavuga ko hari n'abo numvise ngira ngo basetsa bavuga ngo urumva ngo bishobora kuba ari amikoro si ikibazo cya mikoro ko nabo bakinnyi n'ubu bari mu myitozo kandi turakomeza tubahembe tunabatunge icyo badakora ni irushanwa no gukina sibyo perezida mwiteguye imishyikirano se baramutse babasabye ko n'ubundi haba imishyikirano kugira ngo wenda bisubireho reka nkubwire yego twebwe ntabwo turi hano kugira ngo dukore chantage turumvikana yego turi hano kugira ngo ibibazo bikemuke umupira uhabwe umurongo hari n'ibitekerezo byinshi abantu ibyo uvuga ngo igihe kirageze ngo abantu bahe umurongo ibintu wenda gishobora kuba ari iki sibyo kuko niba nkubwiye mu bantu batekereza yuko ubundi gufata Gasogi ukavuga ngo nyivanye mu irushanwa mbere na mbere ngewe ubwanjye birambabaje urumva ugakurikizaho abakunzi bayo turumvikana ugakurikizaho abakozi bayo none ugakurikizaho n'ibibondo birimo kwiga byari bitangiye kubona ubuzima kubera Gasogi sibyo ukongeraho mbere na mbere n'abafana bayo bakomeye abahungu baje buriya n'abakunzi ba Gasogi cyane nabo kumva icyo cyemezo kiragoye natwe rega wajyaga wiyandayanda mu gihe abandi bacecetse rega nabyo muri show gusa oya nabyo ariko nabyo amakuru abantu badatanga amakuru urumva none da yego ubundi gufata icyo cyemezo ni nko gufata umwanzuro wo kwemera umuvandimwe ngo amukorere tanazi nubwo abibona ko atazakira ukavuga uti kuko ikipe ya Gasogi nta mpamvu nimwe ihari yatuma idakina sezo ngo irangize n'ikime ubutekereza ko roketoma twakoze muri Mercato hari umuntu twafashe mu free agent bose si contract twaguze bose hari ikipe yaduhereye bari abakinnyi ideni ntibishoboka rero uzana ubundi buntu buri aho ngaho bwo kuvuga kurumva amikoro dufite abahomente iyo twebwe ubwacu niyo twicaye wumvise hari ikipe
mu Rwanda ngitekereza ko nyuma ya peri na polisi nta yindi kipe igira prime nini kandi itangwa ku musumaki agasoki. Ariko perezida nzi ko n'ubundi uri umusesenguzi no mu bijyanye n'ibisanzwe departement zose zirazisesengura. Ni iki gituma umukuru w'igihugu abigarukaho ibijyanye n'umwanda mu mupira w'amaguru ariko bikanga bikagaruka mu busesenguzi bwawe? Kuko sinshuro ya mbere yarabivuze. Ariko ngira ngo ibi bintu maze nigeze no kubihanirwa bavuga ngo navuga nakoresha imvugo ngo zitiyubashye. Ariko niba ushobora ko uyu munsi wa none ntabwo dukwiriye kujya kuri offensive sibyo nako defensive, ahubwo dukwiriye kureba niki cyakorwa kugira ngo ibi bintu ntabwo uryo rwa hafi sibyo. Yego uriuze ko abasifuzi bo mu Rwanda na federasiyo itabafiteho ijambo. kandi ariyo baragashye. Oya ndababaza mu abanyamakuru ibyo ahubwo namwe muri mu bantu mwebwe mwikundira byashyushye gusa ariko ntimujya musesengura ngo mu buryo buri objective. Uzi ko uyu munsi wa none ni nko kugira igihugu urumva kitagira ubutabera ukumva ko ari igihugu cyubahiriza amategeko na demokarasi. Ibyo ntibishoboka. Urugero uzi ko federasiyo nta bushobozi ifite ku basifuzi ko byaba bikaze. Oya banza umbaze noneho ushobora kudusesengura kandi tugeyo niko niba abasifuzi umunsi ari abakorera bushake sibyo. Umunsi ubushifuzi bashaka kumupanga bajya kuvuga ati simboneka ndi ku kazi kuko ntabwo gengwa n'amasezerano. Ntekereza ko ndi mu bantu ngira ngo namuzeyi Haji Yusufu nari kumwe na perezida Jean Fideli twari turi kumwe n'undi mugabo Juvenali twari turi kumwe na generali na Gahigi n'abandi bavandimwe dutanga igitekerezo yuko twebwe nk'abamambure dukwiriye gufata amafaranga runaka tukayaha federasiyo igakora abasifuzi bagengwa nk'abakozi. Umubare w'abasifuzi ukagabanuka hakaba abasifuzi bakora bazi ko ari akazi bafite amakontra bahemberwa. Kuko kugeza uno munsi niba reka nkubwize kuri nose reka ngira ngo ubusifuzi ahembwa ibihumbi 30 hari 40 gutyo hagati ya 30 na 40 wenda 40 sibyo. Uwo musifuzi ni umukorerabushake nubwo yakoze amahugurwa abikora nk'umukorerabushake ni umuvolonteri sibyo. Iyo stati yabo iyo umuntu utamufiteho ngo udafitanye amasezerano usibye kuvuga ngo wenda guraza kugenzura ibyo akora ni nkuko twumvise uwahoze ari meya wa Nyanza akuriye abakorerabushake kuko umuntu ashatse yaziruka avuga ati bivuyemo sibyo. Ibyo bintu bwabyo kugeza iki gihe turimo niba dushaka kubaka umupira uri professionel tugasubiza ibyo umukuru w'igihugu atubwira ni gute tugira abantu batari abakozi b'abakorerabushake baza gusifra imipira y'amakipe ahatanira ibikombe y'ubukombe. Uwo muntu ubwo tuvugisha ukuri aramutse ahubwo abasifuzi bacu rimwe na rimwe ngere n'abakunda n'inyagabogayo ku rwego rumwe hagize umuramutse yakwakira indamukanyo rwose. None se yahanwe wari bwumva wahagaritswe se? Babahagarika amezi make iyo bamuhannye make nye sibyo. Ubwo ni ukwezi kumwe kandi abenshi ntabwo basifura kuri buri juru sibyo. Ubwo ndashaka mu nyumve unaza hakabaho bakamupfumbatisha dizo simvuze ko ro bapfumbatisha mu mbabari. N'urugero umuntu akamupfumbatisha miliyoni nkuko numvise hari ababivuga ko hari abahawe bavuga ko bataze miliyoni yabo ariko bikarangira badatsinze. Erega hano haza hari ibintu ariko miliyoni ni munini na 300 genda ubuse okay umuhe 300 wenda aramutse ahanwe makenye ubundi ufashe kandi gukuba 30 bikange si 120. Yego dusuppose ko yasifuye buri cyumweru kandi bishoboka ntibishoboka. Uwo muntu azabahomba iki? Ikibazo tukirebere tugifata tukiganiriza muri ubwo buryo ngira ngo niba n'imirongo twanaganiraho twaganira ku mirongo itanga ibisubizo birambye. Sintekereza ko ari umusifuzi watinyuka kujya urumva kwasamira ubusazi ko afite kontra ye azajyana muri banki bakamuha avance siri salaire bamukubiye inshuro 20 urumva. Azi yuko azashobora kubona ubwishingizi akivuza umuryango ukabaho neza. Azi yuko kumwisho ukeza ko gashara ke kazaza bavandimo
tugerageze no kumva igishoboka turebe eske niki twakora kugira ngo ibintu bihabwe umurongo ikibazo cyo kuvuga ngo byacitse ariko solution y'ikintu twubaka buri muntu wese uzishimira eske Perezida ahangaha nahita nibaza ugiye kuri kino kibazo igihe kimaze kuko cyamaze gufata indi ntera hari uruhande rw'abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda hari n'uruhande rw'abayobozi b'ama equipe iki kibazo kiraza kuranduka gute cyane ko ari wafashe ya mbere kugira ngo iki kibazo gise nkaho kirangira burundu ntekereza yuko federation ntabwo yaba idafite abanyamuryango bari n'abakozi b'ama equipe yego sinzi niba ibyo bintu banabizi n'uwicara hariya mu biro akavuga amagambo aremereye biki amenye yuko ni umukozi hatari ama equipe ntiyabaho yego ibyo byumvikanye ama equipe nayo akeneye abakozi nyine bayafasha kugira ngo ibintu byose bigende neza ikisabwa rero ni ukuganira hakabaho ingamba panga ibintu byo kuvuga amagambo agasigara mu nyandiko ibintu bikahabwa bikagira umurongo nta n'ikintu mbona kigoye kirimo ariko sinzi impamvu abantu badafite ubushake bwo gukora ibintu nose mwaza akazo kamatsiko yego ukereka tuvugisha ukuri uyu munsi ibyo numvise muvuga ngo gutegura ayo mafaranga bayafashe bakayaha federation wenda nubwo bayashyira muri ligue nka contribution y'umunyamuryango ese ubundi kigira umunyamuryango wa ligue niki nuko akina umupira w'amaguru gusa hagomba kujya na membership atanga yego bafashe membership bakayi yewe na ministeri ubwayo ishobora gutugira amafaranga yunganira akajya muri arbitrage yewe hari n'abagabo bakiri imikino y'amahirwe hari amafaranga baha ministeri yo muri development nta development itagira arbitrage nabo habayeho ubushake yewe nubwo byaba gushaka umusponsoro abarbitre bambara akatanga amafaranga muri federation ariko birasaba kwemera ko enough is enough abantu babishira iherezo urumva okay ariko aya makipe y'ubukombe yavuga ko ingwara ya kera ko ntimbe nawe uvuga uti ni ejo bundi aya makipe ko hari n'abavuga bati niyo yabizanye ntabwo ndi bujye kugira umuntu ugatoki ariko ntabwo ari byiza icyo twemeranya wa principe twese ni kimwe ese birakwiriye reka ni ukubyamaganira kure tukabyamagana tugafatanyiriza hamwe ariko si ukuvuga gusa ngo turamaganye eske solution niba turi parti y'ikibazo eske dushaka kubona parti y'igisubizo niko byagakwiriye kumera tukaba parti y'igisubizo twese kandi wamugani n'abanyamakuru natwe turimo cyane kuko muri ntuza muri strategic partners yego erega namwe nubwo mu gutukura umupira uhagaze umunsi umwe mwabura icyo muvuga boya mwatwirukana ntimwatwica ku butaka ngira ngo mundeke reka tugushimire rero murakoze cyane umwanya duhaye kandi tubifurize kugaruka neza binoga nukuri kwimana nanjye ugiye rega naba mpombye aho se umupira wahagaze akazi kazahagarara Yesu ramushimira rero cyane umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United sarakomeje bimeze bite umuntu rero muri aka kanya yavuga ko uyu Kensi imfura y'iwacu akomeje kuko already chete cyangwa se baruwa yamaze kugera muri federation ndetse no mu buyobozi bwa league yemeza ko asezeye impamvu zitandukanye yagiye zigarukaho ni nazo yagaragaje mu bijyanye na mwibaruwa nyine yajya yandikira izo nzego aho twashoboye kubona rero ni mu buyobozi bwa league ntabwo twashoboye kubona ubuyobozi bwa federation cyangwa se umuvugizi wa federation jira ariko turakomeza kumugerageza ese muri ligue ho babyakiriye gute kugira ngo tuze twebwe dusesengura ariko twumvise ubuyobozi bwa ligue icyo bubivugaho haji wa kabiri Peter ntabwo ari haji ubwo ndumva ibanga haji rero mudaheranwa Yusufu agiye kutubwira ese ibaruwa mwayibonye ese wowe nk'umunyamuryango ubundi wowe urabivugaho iki impamvu yatanze urabona zifatika bimeze gute ibaruwa twarayibonye nyuma yo kubona ibaruwa ubona iki kigiye gukurikiraho kuko ntabwo bisanzwe cyane muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo bisanzwe ntabwo by'ukuri yandikira federation kuko n'umunyamuryango wa Ferwafa hanyuma natwe akatumenyesha nk'umwe mu banyamuryango n'ubundi ba federation nubwo muyobora ligue mukurikije wenda niba wari mwana yisomye mugakurikiza wenda impamvu yagiye atanga ku bwanyu murabona wenda zifatika zatuma igihe runaka ikipe isezera mu marushanwa
mukurikije wenda izo yagiye agaragaza ibaruwa ukurikije uko yanditse nta kintu kigaragara cyatuma umuntu ava mu marushanwa, kandi hari n'itegeko rigenga uko abantu bava mu marushanwa, ntabwo rero byubahiriza amategeko. Hari bimwe na bimwe wenda byagiye bigarukwaho mu misifurire, namwe hari igihe mwagiye munasifurirwa nabi, ibi bigenda bikunda kugarukwaho. Ubundi wenda mu mikoranire cyangwa se mu byo mukwiriye kugirana na Ferwafa kugira ngo abanyamuryango wenda bagabanye kwinuba niba ariko nabyita, murakora iki kugira ngo nubwo wenda tuvuga tuti kuva mu marushanwa ntabwo biba bikwiriye, ariko rimwe na rimwe hari igihe n'izo mpamvu ziba zifite ishingiro? Iyo hari ibyo utishimiye urabigaragaza, abantu bakabyica bakabireba, ntabwo bivuga ko umuntu ahita ava mu marushanwa, kuko hari itegeko rivuga ko mbere y'uko iyo shampiyona yatangiye ugashaka gukoresha ikipe mu marushanwa uba ugomba kwandikira federasiyo amezi 3 mbere ukahita integuza, kuko yivanyemo mu by'ukuri hari karambiriye ko yari iteye, ari imikino yakinwa, ari n'izakinwa, ari bigaragara ko bitameze neza. Nkeka ko federasiyo yandikiye nayo iraza kumusubiza. Ubu nonaha rero ntabwo ndi muri pozisiyo yo kuba navuga uko igisubizo giteye, kuko ntabwo ari twe bandikiye, twe twamenyeshejwe. Nubwo mwamenyeshejwe wenda nta intervention niba ariko nabyita mu cyangwa se ibitekerezo musabwa nk'abayobozi ba ligue wenda na federasiyo mukaba mushobora kugirana inama mukicara? Birashoboka, ariko mbere yabyo byanga bikunda yandikira abantu musubize namuhamagare kugira ngo amugaragarize imbogamizi yahuye nazo, ko mu ibaruwa yanditswe nta mbogamizi zigaragaramo.